bivugwa ko yaba gikuzimuda nabyumvanye abamotari reka ndekera ntabwo mfite ariko reka mubwire byo mukuri pe ikuzimu njyayo no please I do buriya nta kuzimu kurenze kugutera ipfumu nenga rwose. mu minsi ishize habaye ikibazo muri football nyarwanda by'umwihariko mu misifurire. Ni mu minsi ishize gusa se cyangwa ndi guhera kera? mu myaka myinshi nta muntu nigeze nita umujenosideri. Twumvikana ibyo bavuze banavuze na jenoside wenda mu gasongero kayitaragera. Uyu ni KNC imfura y'iwacu benshi bamuzi nka KNC ariko afite amazina menshi yitwa Kakoza Nkuriza Charles, akaba ari rwiyemezamirimo benshi bafatiraho icyitegererezo mu Rwanda, akaba akora ibintu byinshi, abarizwa mu tuntu dutandukanye ndetse yagiye adukora neza. Yewe ni umugabo nkunda, ni umugabo nemera, ni umugabo nanjye ubwanjye nagiye mfatiraho icyitegererezo mu bihe bitandukanye mu kazi kanjye k'itangazamakuru cyangwa se no gushaka amafaranga. Hano rero hari ibintu bimaze iminsi mu itangazamakuru by'umwihariko rya siporo, ntabwo ari ryo ngiye kugarukaho cyane kubera yuko ntabwo metiriza siporo, ariko hari amagambo yavuze abantu bamwe baramwataka bamumerera nabi n'andi magambo atandukanye, sibyo nshaka guheraho. Ndashaka guhera kuri aya magambo ubwe yavuze asubiza umuntu umwe ku mbuga nkoranyambaga, si umwe ni na benshi bagiye babyandika, bapostinze ifoto ya KNC ari mu modoka, ari imbere y'imodoka ye nziza cyane, ntabwo nzi ubwoko neza bw'imodoka ye, gusa ni za zindi benshi bita V8. Yibaza tese KNC aya mafaranga yayakuye he? Aya mafaranga KNC ko tuzi yuko mu myaka 10 ishize yari umunyamakuru usanzwe akorera kuri radio, ibiceri abikuye he uyu mugabo? Benshi barabyibajije, benshi bahanahanye iyo foto, benshi bagiye bayisharinga ahantu hatandukanye bibaza ku bukire bwe n'ahantu yakuye amafaranga, ariko uyu mugabo ni umukozi. Mbere yuko mbabwira cyangwa se mbumvisha icyo KNC abivugaho, icyo yabashije gusubiza abantu bamwibajijeho cyangwa se abashidikanya ku bukire bwe, ku mafaranga afite, ndababwira yuko KNC ni umuhanzi, yakoze ibitaramo bikomeye haba muri RDK wigaga muri secondaire, kuri kaminuza aho yakomereje, ndetse no mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye. KNC i Butare kuri kaminuza yahakoreye ibitaramo bikomeye. KNC yakoze igitaramo mpuzamahanga yatumiyemo umuhanzi rurangiranwa ngira ngo ni Yvonne Chaka Chaka wo muri South Africa ubwo yaronshingaga album ye iheruka. KNC ni umuhanzi, ni umuririmbyi, afite indirimbo nyinshi cyane mwakunze, hari African Lady, afite abagore barakaze, afite n'izindi nyinshi, afite album by the way album irenze imwe. Ikindi kandi KNC ni umukinnyi w'amakinamico mwiza cyane, akaba umukinnyi wa filime, benshi mumuzi nka Dr. Runiga, ni umwe mu bantu bakinnye filime n'amakinamico, benshi baramukunda. Uretse n'ibyo KNC ni umushoramari muri siporo, ni umushoramari mu tuntu dutandukanye. Hari abantu bumvaga akabari bita ngo mu ijuru rya Gasogi, ngira ngo naho havuye iryo zina Gasogi nka ekipe y'umupira w'amaguru, n'utundi tuntu yagiye akora. Ni umushoramari. Uretse icyo ngicyo KNC ni umwe mu bahanga bagiye babikora neza cyane hano mu Rwanda, ikintu kijyanye no kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha igikorwa cyawe cyangwa se products zawe. KNC wabimuhaye abikundisha abantu. Muribuka ko hari abantu bageze ubwo bajya baserereza KNC bakavuga yuko ngavuga ngo Shemetre Fred ngo bafite ngo pamperisi z'imvaburayi, ngo bafite n'iz'aba diabetike mu kumuserereza. Ariko KNC ni umwe mu bantu bakora ako kazi cyangwa bagakoze neza cyane kugeza uyu munsi, ku buryo amabrand atandukanye usanga yifuza kumukoresha. Rero ibyo bintu byose mvuze, ubwo ntarongeramo TV1, ntarongeramo Radio 1, ntarongeramo n'ibindi bikorwa bitandukanye afite, hari ibigaragara n'ibindi bitagaragara. Ni umwe mu bantu badutera kuraje, twebwe abakiri bato, twebwe urubyiruko, twebwe abamukurikira kuri radio cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni umwe mu bagabo twareberaho natwe tugashaka amafaranga. KNC rero ni umuntu munini cyane. Hanyuma hano ubwo yari mu kiganiro mu gitondo kuri TV1 na Radio 1, ni ikiganiro cyo gushima no kunenga, ni ikiganiro gitambuka kuwa gatanu cyo gushima no kunenga, ariko ni ikiganiro cyitwa Rirarashe, ariko gushima no kunenga kuwa gatanu nicyo benshi baba bategereje, aho ashima serivisi zimwe na zimwe, akanenga serivisi zimwe na zimwe.
agashimira abantu bamwe na bamwe, akanenga abandi, agashimira ibigo, ibindi akabinenga. Rero hano KNC uyu munsi yagaruye akantu abantu benshi bamaze ibinsi bibazaho ku bukire bwe, ku mafaranga afite, ariko none aravuga ati reka mbasubize kwanza, reka mpere kuri iki gisubizo yahaye uwabyanditse kuri Twitter ndetse ubwe arabyisomera. Reka dukurikire. Kabantara ntabwo yiburira. uretse jya kuri X urebe umuntu wiyita Bakame, urebe nk'ibi bintu koko, usome iyi ntuza ye, ariko reka mufashe nyishyire hariya. Nanjye ngo ndigitwenge cya wa mugabo. Ya subhanallah subhanallah. Ese ninde muntu uzi idini rya KNC? Hano ari kumara avuga ngo subhanallah, ariko njye mbona yambaye ishapure ku kuboko, ashobora kuba ari umugaturika, ntago mbizi, ariko agira igitwenge abantu benshi bakunda. Arimo abantu bizabacanga na bado tena. Buriya Bibiliya tubwira ngo harya mu rugo rw'umukozi ntihabura iki? Ntabura ibiryo. Ntibibaho. Abantu bazakubeshye Angeli, ntabwo urugo rwawe rwabura ibiryo kandi wazindutse uza kubihiga. Si cyo kituzindura. Si kituzindura. Reba hariya bazi reka gufasha, ntujye kure, somera kariya, ariko se ngura imboni ziragerayo. Kuki zitagerayo? Ni kari kure cyane. Karebe se kansomera Angeli. Si nibiheze akunda mufite hano nibivuga. Karebe se kansomera Angeli. Si nibiheze akunda mufite hano nibivuga. Abantu bona hari ifoto yawe. Ubwo muzi impamvu avuze ati se imboni zawe zagerayo, ajya aserereza Angeli Mutabaruka. By the way, diwo y'aba bagabo bombi hari uburyo bakora ikiganiro kumva chemistry ni 100% kabisa, biri perfect, barahuje, kumva ni ibintu biryoshye cyane. Hano rero aramusereza ati nyine ubwo yamusereza ati nkawe nk'umusaza ntiwabasha kureba kure kuri screen, atereka nkagusomere kinyabiziga. Ndabona ashyira ibintu byinshi cyane. Si Bakame ndeba hano arugera. Uretse arivugisha, uretse gato mbaze nanaseke. Aragira ati nge hari ibintu bijya bincanga, uzabizaragira ngo bigucange bakamunacanganikirwa, urumva? Ati bijya bincanga, ati nk'ubu KNC yakuyeho amafaranga afite. Uretse gato ko mu myaka 10 ishize yari umunyamakuru usanzwe kuri radio. Reka rero nkubwire muvandimwe, mubwira aho yakuye rero. Buri myaka 10 ishize umeze nk'uko wari umeze mu myaka 10, uzategereza umuzuko. Waba ufite n'ikibazo. If you cannot transform over a decade, you have to revisit yourself. Nukuvuga ngo imyaka 10, uretse gato ndabibabwiye namwe mu byumve, niba imyaka 10 uko ari umeze ari kumeze etre uzasaza, sibyo? Wangara cyangwa hazaba impinduka mu buzima bwawe. Keretse ko bavuze na bugufi mu myaka 10, mu myaka 10 nafite amafaranga ndetse menshi arusha nayo mfite ubu ngubu. Mu myaka 10 bagenda bayibaza. Sinzi ukuntu bigenda ariko mugenda namwe mukoramo n'abandi bakoramo, ariko mu myaka 10 ukoramo. Ubwo imana mu myaka 10 nafite amafaranga menshi ndetse menshi cyane. Ubu rero bamutabaruka bakoramo, bagasogi bagakoramo, bakoze mu mufuka. Badakora mu mufuka. Ariko rwose bakamaranyishe cyane. Bakamesha. Yewe. Ariko biranyishe imyaka 10 uko umuntu yarameze mu myaka 10 rero uko ameze uyu munsi. Uwo muntu yategereza umuzuko kabisa. Asia African Logistics, reka nkorere naya ngaya. Asia African Logistics ni company yo mu Bushinwa izobereye mu gukora. Atereka nkorere naya ngaya. KNC kabisa dukwiye kumukurira ingofero. Ni umwe mu bantu bamamaza, ni umwe mu bantu bashaka amafaranga, ni umwe mu bantu ibana. Iyo urebye pesa ariho uyu munsi, iyo urebye umuvuduko ariho mu gushaka amafaranga uyu munsi cyangwa se ahageze mu bikorwa bye, byakubera icyitegererezo, byakubera nawe gufungura amaso ugakora kurushaho cyangwa se ugashaka amafaranga kurushaho. Hano hanze rero ku mbuga nkoranyambaga wenda n'urugero atanze rw'uyu nguyu umwe wabyibajijeho kandi nawe nkeka ko nta mutima mubi yari afite. Hari abantu benshi birirwa babara amafaranga y'abandi cyangwa se birirwa bareba ibyo abandi bagezeho cyangwa abandi bakoze, nkaho utakica ugakora ibyawe cyangwa se ugashaka yawe, nawe ukavuga utese runaka ko yakoze ibi bintu akaba yarayabonye, nge nakora iki ngo nyabone?
Kenisi ahita noneho ahita afatira kuri aka kantu kubera yuko azi neza ko abantu bari bubikurikire kubera yuko bashaka kwibaza ngo ubundi Kenisi koko agiye gusobanura amafaranga ye. Nta nabigusobanuriye byose, gusa avuga ko mu myaka 10 aribwo yari afite amafaranga. Arangije atereka mite namamaza noneho nkorere nandi. Bikwiye kutwereka bikaduha isomo cyangwa se bikaduha imbaraga, bikadutera imbaraga, apana ishyari ryiza ntago riba, bikadutera ishyaka tugakora natwe tukumva yuko tugomba gukora nk'ibya Kenisi cyangwa tukarenzaho. Urabura gushaka yawe ukita ku y'abandi, aho yakuye hose ntibikureba, kandi niba umukeneyeho inama uzabimubaza. Umvunje ngo ubu wowe ukubayeho wabibonera igisobanuro, ariko baza Bakame. Bakame niwe wanjye kabisa. Utwo tuntu tw'udukomantere niko turyoshye inkuru. Undi ati attention, Kenisi n'umwana wirwanyeho. Ngo hereye ku radio imwe yayivuze ngo akina za Dr Runiga, akina amakinamico atandukanye, kandi publicité hafi ya yose zose zarize. Bazi ko muri iki gihugu na control ya hafi 40% ya advert production. Over 40% of creative art muri industrial commercial sibyo zose zishobora kuba zarakozwe nanjye. Undi ati ndagusabiye wowe wirirwa urebuzwa abantu n'ibyo batunze. Undi umvundi witwa Vladimir bivugwa ko yaba gikuzimu da, nabyumvanye abamotari. Reka ndacyaraho ntambavu mfite, ariko reka mubwire byo mukuri pe ikuzimu njyayo. No please I do. Bure nta kuzimu kurenze kwiyima ibitotsi, ukiyima ibyo abandi biyima, abandi bakajya mu mavakansi ntujyeyo, ukazinduka amaso atukuye, ukazinduka ushwana na mutabaruka, gusa kuzimu kurenze uko nukuye. Undi muntu hano nkundi nama ngewe, ntugate umwanya wawe wibazaho kanaka na runaka bakuye amafaranga bro. Ahubwo uzajye wibaza uti nakora iki kugira ngo nanjye ngire amafaranga. Ngo nakora iki kugira ngo ngire amafaranga. Cyetse ko nta n'umuntu udafite amafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso, waba ufite igiceri cy'ijana you have money. Guys, ngo kuri iyi si hari abantu baba bararaye amajoro wangu. Ntimugakore bibi ngo muri gushaka ifaranga. Si ibi ngibi gusa, muri iki kiganiro Kenisi yanasubije umwe mu bakurikira radio na televiziyo Radio TV1 wamubajije ku magambo amaze iminsi avugwa mu itangazamakuru rya siporo, aho abantu benshi batekereza yuko Kenisi yatatse abanyamakuru bagenzi be ba siporo akavuga yuko ndetse akabita abajenosideri. Ni amagambo abantu bagiye bagarukaho cyane mu itangazamakuru, bavuga bati Kenisi agomba kujyanwa muri RIB, Kenisi agomba gukurikiranwa n'ibindi bitandukanye. Ariko we yitangiye igisubizo ndetse aganira n'uyu muntu ukurikira televiziyo wari ukurikiye ikiganiro, amubwiza ukuri, arongera amusubiriramo ya magambo yavuze icyo gihe, aho yamushimangiriye ko uko byagenda kose itangazamakuru ridakosotse ntaho ryaba ritandukaniye ryashishikarije abantu gukora jenoside yakorewe abatutsi, nubwo avuga ko ntawe yise umujenosideri. Yongera bihakana, yavuze ati giye nta muntu nise umujenosideri, ariko imikorere yacu twebwe abanyamakuru tudahinduye ukuntu dukora, ukuntu twataka bagenzi bacu, ukuntu turema ibintu bibi, ukuntu duca igikuba, ukuntu uriya musifuzi Patrick yari bari itangazamakuru rimwe na rimwe abantu bamwe na bamwe bari bahururije abantu Patrick nk'umusifuzi, bumvisha abafana bareye ko bagomba kuryamira amajanja kubera ko ngo anytime yababuza amahirwe yo gutsinda. Ibi ngibi ni nako byagenze. Rero iyo bihuye n'iby'itangazamakuru ryavuze mbere, hano yavuze yuko nta kabuza itangazamakuru rigomba gukosora, rigomba kubibonamo isomo, rikumva yuko ridakwiye kugira umurongo wo kwangisha abantu abandi, ahubwo rikwiye kubaka abandi. Itangazamakuru rikwiye gukora ibishoboka byose rigahuza abantu kurusha uko ribatandukanye. Umufana rero cyangwa se umuntu ukurikira radio yamusubije neza cyane. Reka dukurikire. Hello? Yes, good morning. Yes, morning. Twikomereze mu Kinyarwanda nshuti. Yego, ndashaka kunenga
ngaho urinde witwa nduranenga iki nunenga utanegura. yego nitwa Iradukunda Emmanuel hano Kimihurura. Aha. icyo nshaka kunenga ndanenga Kenisi umubare. Uranenga Kenisi rwose ko mpari nenga rwose. yego ikintu munenga Kenisi njyewe ndi umufana w'umupira w'amaguru mu Rwanda. nkunda football ntabwo ndi buvuga ngo mfana ikipe iyi n'iki. ariko inahari wayivuga nta pfunwe. inahari wayivuga nta pfunwe. Kereka niba iguteye ipfunwe keretse wenda. niba wumva iguteye ipfunwe. ntabwo inteye ipfunwe ariko si ngombwa ko yivuge njye nkunda Gasogi. ndi umufana w'ikipe ya siporo. ya Rayon Sports. ntiwumva si ikipe yawe nziza inakomeye ifite n'abafana benshi. byo koko bikwiriye kugutera ipfunwe. Munenga rwose. mu minsi umufana yatangiye abwira Kenisi ati ndakunenga. Ari undi munyamakuru umubwiye uti ngiye kukunenga kuri radio, ashobora guhita amanura, ashobora guhita gukupa cyangwa se agatekereza ko ugiye kumuteza abantu. Hano Kenisi yemeye ko bamunenga, reka twumve. ishize habaye ikibazo muri football nyarwanda by'umwihariko ku misifurire. Ni mu minsi ishize gusa se cyangwa ndi guhera mu kera? myaka myinshi. yego bimaze igihe ariko ibyabaye tomate bikanavugwa cyane mu mwinga ishize. Aha. ni ikintu rero nenga Kenya. Yego. ni ukuntu yafasha abantu bavugaga imisifurire mu Rwanda. Aha. abanyamakuru akabavuga ngo ni abantu, akabageranya n'abantu bakoze jenoside. Sasa rero kankubaza, warabyiyumviye cyangwa nibyo cyangwa wabyumvanye abandi bantu? Ngiye narabyumvishe mu gitondo mbyuka numva radio. Subiramo uko yabivuze. Subiramo uko nabivuze. Kenisi yaravuze ngo abantu ngo abanyamakuru ngo bashyuhije. Navuze twebwe. Kenisi yigeze yivanamo. Kenisi reka mvuge ko nabyumvishe nawe urankotora wenda. Ntubeshye ariko kuko twahita tunagaruramo amajwi. Ntubeshye tutagaruramo amajwi. Ngiye numvishe uko nabyumvishe wavuze ngo hari abanyamakuru ngo bashyuhije biriya bintu mbere yuko biba. Byabereye Bugesera. Yego. Hari abanyamakuru ngo babishyuhije, ngo hari abanyamakuru ngo bataye umwuga ngo mfata nkaba Kantona, abo ntabwo mbazi ngiye Kantona amateka. Sasa rero nshuti yanjye reka ngusabe ibintu ntabwo wabyumvise. Reka ngusabe nshuti yanjye. Ibi ntabwo wabyumvise pe. Reka ngusabe rero ubutaha uzajye numva neza. Ahubwo ntugendere mu byo namaganaga by'abanyamakuru, ahubwo twebwe dushaka kumvisha abantu wenda ibijyanye n'ibyo dushaka kugeraho. Ubundi mu itangazamakuru tega amatwi inshuti yanjye please, sibyo? Sinakuretse ukavuga. Tega amatwi. Kandi buriya ntabwo buri muntu wese ntabwo ari intyoza mu bintu, sibyo? Yego. Icya kabiri banza wiyambuye amarangamutima, sibyo? Icyo navuze twebwe itangazamakuru. Ntabwo yikuye. Twebwe itangazamakuru dufite uruhare mu byabaye, tubifitemo uruhare ku kigero cya 90%, sibyo? Ibyo siko nabivuze. Ndavuga hari umunyamakuru ugeze wumva mvuga, hari igitangazamakuru ugeze wumva mvuga, ariko wenda buri muntu please watega amatwi nkakubwira pa nibura mu cyubahiro nkugomba. Nakumvishe bwana Kensi. Tega amatwi rero nawe naguteza amatwi uravuga ndaza kuguha ijambo, sibyo? Hanyuma rero ikirimo niki? Ibyo navuze nta nubwo rwose n'uyu munsi nabisubiramo. Iyo itangazamakuru ubwaryo, sibyo, rifasha uruhande rumwe, sibyo, turumvikana, igihe cyose biteza ibibazo. Nuvuga mwebwe nk'abafana ba Rayon Sport mujya kuri uriya mupira n'ubundi mwagiyeyo mwumva yuko nta butabera muri bubone muri make, nibyo sibyo? Nibyo kandi ni nako byagenze. Buretse gatoya none waje kumenya ko ariko biri bugende ari nako byagenze, ari nabyo utabiteguriwe n'itangazamakuru. Twebwe itangazamakuru twababwiye yuko uyu musifuzi ni Patrick harya Ngabo Yisonga, Patrick Ngabo Yisonga byanze bikunze afite ibibazo. Ngabo Yisonga atari internationali, Ngabo Yisonga azabiba, Ngabo Yisonga ari bukora. Ibyo byose byavuzwe natwe bo muri media. Byarabaye cyangwa ntibyabaye imbere ya match? Byarabaye kuko hari ibimenyetso byari bihari byuko. Ibyo bimenyetso ni ibihe nshuti yanjye? Ibimenyetso byari bihari kuri match ya Marine mbere yuko duhora na n'iriya Bugesera. Okay. Yasifuye match ya Marine. Ibyayibereyemo murabizi. None se reka nkubaze nshuti yanjye.
kandi tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Football ishingiye ku marangamutima n'ibyo bita moments, sibyo? Ibihe, sibyo? Ntitubeshyanye. Wowe nk'umufana wa Rayon Sport, sibyo? Kandi ubimfura pe ko numvise uzi no kuganira. Mu cyubahiro nkugomba nk'umusportif twiyambuye andi marangamutima. Ubu utekereza yuko nk'abafana ba polisi kuri match basifuriwe na Celestin, match mwatsinze igitego kimwe, bo bari kuvuga iki? iriya mace wenda byavuzwe ko Rayon Sport yibye, reka tunabyemere ko bavuze ko yibye, bavuze umusifuzi ko atemeye igitego cya polisi, ntabwo bavuze ko Rayon Sport yibye, ko ntabwo isifura, sibyo? Yego, none se mureke mbabazi, buretse gato ahubwo nkongeremo akantu. Twebwe abanyamakuru twasobanuye ko match ariko ubundi uyu mufana uyu mureyo yumvaga yatsinda diwo yanje ari Mutabaruka na Kenisi kuri radio bahamagaye, kirazira ntago wabatsinda byonyine. Ntabwo mbaciye mu ijambo ngo mvuge yuko ibintu bari gusobanura atari byo, kuko bo nibyo bavuze kandi bari gusobanura ibyo bavuze ari nabyo bongera kugarukaho kuko bafite n'amajwi y'ubushize. Kenisi na Mutabaruka bahurije ku ngingo, sinzi niba mubyibuka umunsi Kabera bamuhamagaye kuri Radio 1 bamubaza ku byapa bya 60 na kamera ziba zihishe n'ibiki murabyibuka. Yananiwe kubacamo hagati ngo anatambutse ubutumwa ashaka, usibye ko nawe yabimye umwanya, murabyibuka. yihutaga ndetse umusifuzi nawe ari umuntu yakwibeshya. Icyo gihe niko twabivuze. Ariko ngabo y'isonga Patrick we ntabwo ari umuntu, ntabwo yakwibeshya. Agize ikibazo mu Bugesera, kandi aba n'abafana ba Gasogi United uje kumudimoniza. Reka by the way ibyo navuze reka mbigarukemo, sibyo? Ari nabyo ngira ngo wowe waje ushaka. Naravuze nti ibyo tukora ntaho tutagize icyo duhindura, ntaho bya bitandukanye n'ibyo Kantano yakoze n'ibyo Mugesera yavuze nk'imbwirwa ruhame. Ibi mbisubiyemo aya masaha kubera iki? Buretse gato kubera iki? Reka nkore none mbikugereranyije kandi mbabara unyumve icyabayeho. Bari abantu bakoze iki? Bafataga abantu bakabademoniza, bakabangisha abandi. Natwe rero niba dufashe ngabo y'isonga Patrick tugafata tukamugira mubi ko agomba kuza kwiba atari butanga ubutabera kandi match itaraba, ibyo nuko umwangisha rubanda. Rero ntago dukwiriye twebwe nk'itangazamakuru, sibyo? Gushwana harya witwa nde inshuti yanjye? Nitwa Emmanuel. Ese Emmanuel, ubu hari ikibazo hagati yanjye nawe twakabaye tugira koko usibye none reba reba noneho uyu munsi ntangiye nkavuga ukuntu abafana ba Rayon Sport nkabanza nkabadekiriva uko mbishaka, ariko wenda no muri make byaza kuza bikaba bakagira uburyo ubundi bitwaramo. Bisobanuye iki? Mba nakoze icyo bita agenda setting, sibyo? Nabateguye mu buryo nshaka ko ibintu bijya mu buryo bwanjye. Reka tuve mu bintu byo gushaka kurebera ibintu. Nta muntu nigeze nita umujenosideri, twumvikana. Ibyo bavuze banavuze na jenoside wenda mu gasongero ka itaragera, ariko ibikorwa byabo byagumuye abaturage mu mutwe, bibangisha abandi ku buryo natwe ibyo dukora bishobora gutuma niba umuturage ashobora gufata ibuye akaritera undi kubera twamushyize mu mutwe ko byanze bikunze azarengana. Ibyo tubishime? Oya, ntago tugomba kubishima. Inshuti yanjye mbere uko ngusubiza ijambo tunasezera, ntago rero musubiza amasaha yagiye mashingiye kudukupa. Mu buzima bwanjye sinzakubwira ibyo ushaka kumva kugira ngo ngushimishe, ahubwo nzakubwira ibyo udashaka kumva ariko wagakwiriye kumva. Ngewe ko nabyumvaga dusoza. Gira vuba imashini yaje. Yego, hari byinshi byabaye mu bihe bya vuba. Wagomba kuba wabigiranya nabyo, ariko se ntubaza akabazo. Uyu munsi ko twiga amateka, sibyo? Amateka tumariye iki? Amateka akwiriye kutwigisha ibyahise kugira ngo ibihe bizaza ntibimere nk'uko byabaye. Reka mbareka amasaha aragiye, ariko ntago nyuzwe. Ariko uzongere uhamagare nta kibazo. Uzanyurwa uko niko kuri mon frère. Unambwiriye n'abandi babyumvaga uko utahubwo
wa mugani ibintu twabyumvise nabi n'abandi babishyira mu nyungu zabo kugira ngo tubyumve nabi bayi wenda cyo koze nshobora kuba narabyumvishe nabi da. urakoze cyane Manu. oya ati mudukore ubuvugizi Murakoze kenshi. ni gutyo bimeze muri make ibyo KNC avuga ni ibintu bari ku mbuga nkoranyambaga, abantu twangisha abantu abandi. Umuntu apostinga ibintu bigamije kwangisha umuntu abandi, umuntu apostinga ibintu bigamije kwambura umuntu abandi, umuntu apostinga ibintu bitagamije neza kuri sosiyete kubw'inyungu ze. Nabyo rero byaganisha ahantu habi sosiyete, ngira ngo nicyo KNC yashatse kutubwira, anigisha sosiyete nyarwanda muri rusange kugira ngo abantu barusheho gusenyera umugozi umwe. Ndabashimiye amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka. Mwakoze cyane.